ni umugabo witwaga Ugirimari wari utuye mu karere ka Kayonza umurenge wa Rukara mu kagari ka Rukara wari usanzwe akora akazi cyangwa se umwuga wo gukora inkweto mu mapine zizwi nka rugabire. Byikekwa yuko ngo yishwe n'umugore wiwe afatanyije n'umukobwa we, ariko ngo bakaba bapfuye amafunguro nk'uko abaturage babashije kugera hano mbere babidutangarije, nuko nyine babibwiraga itangazamakuru. Mu masaha ya saa 2 n'igice nibwo telefoni yanjye yahamagawe ivuga yuko Ugirimari apfuye. Hanyuma ubwo nanjye nahise mpamagara abandi baturage duhurira hano kuri teri. Ugirimari dusanga ari hara mu muhanda koko byarangiye. So twagerageje rero kuganira n'umugore wa Ugirimari kumwe n'umwana w'umukobwa mukuru bari kumwe. Amakuru uwo mugore yaduhaye nuko barwaniye amasafuriya. So ibikomere yari afite igikomere mu gahanga hafi y'ugutwi, yavuye n'amaraso menshi aryamye mu muhanda. Ngira ngo ndumva ari cyo gikomere kigaragara yari afite. Ariko igikomere yari afite nuko umugore yatubwiye ko barwaniraga amasafuriya, ntago ari ikisafuriya ahubwo wenda ni n'ifuni cyangwa ni ikindi gikoresho runaka. Nje nsangwa umuntu bamwishe aryamye amacuri. Ngiye kubona nanjye rero ubwo ndi umuntu w'umurwayi w'umunyamutima, ndavuga nti ruhanze mpunge aba bantu barankura hundi nta mahano maba. Ahubwo ibi bintu rwose Imana ikwiye kubihosha. Ibi bintu abantu barashise, abantu barafishije ni ukuri kw'Imana. Ubwo rero barwanya, urebye bapfaga ifunguro nyine. Urebye ubwo twageraga muri kano kagari, umubare mwinshi w'abaturage wakomeje utaka cyane kubw'ikibazo cy'amakimbirane ari mu miryango ahangaha, ndetse kandi ngo hari n'undi mugabo umugore ahura ahoza ku nkeke ndetse amubwira yuko ngo azanamwica, bityo abaturage bakaba bari bagize ngo niwe wenda waba wishwe n'umugore we. Abantu bacyumva ko hano haguye umuntu yishwe n'umugore n'umukobwa we, bari bazi ko ari jewe Kangabo Jean Marie Vianney wapfuye. Bakabaza bati se ni Vianney wapfuye cyangwa si we? Batoya ni Mashiringi, kuko yitwa Ugirimari Mashiringi kakabyiniriro. Noneho mu gitondo nabwo bambyukiyeho bavuga bati nawe ni mugoroba ntabwo urara ntabwo uramuka, nunaramuka nejo mu gitondo ubuyobozi buntabare bumpurure vuba. Nyuma inzego z'ubuyobozi ndetse n'iz'umutekano zaje gukusanya abaturage, bongera kubibutsa gutangira amakuru ku gihe, ndetse na Nyirabizeye Immaculée umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rukara agira icyo agaruka ku makuru yonyine abaturage batanze urupfu rw'uyu muntu cyangwa se rw'uyu mugabo. Twabimenye mu rukerera, turahagera nk'inzego z'ubuyobozi n'inzego z'umutekano. Ikihutirwaga twagombaga gukora nuko umurambo wagombaga kugezwa ku bitaro bya Gahini kugira ngo ukorerwe isuzuma, ndetse no gufata umudamu byavugwaga ko yagize uruhare mu rupfu rw'umugabo we, kuko byavugwaga ko yamukubise n'ubwo iperereza rikomeje. Bafashwe n'ubugenzacyaha, iperereza rirakomeje, ariko tumaze gukorana inama n'abaturage batuye muri uyu mudugudu w'Ibiza. Nta kindi cyari kituzanya hanini ni ukugira ngo twihanganishe umuryango ndetse n'abaturanyi n'inshuti, ariko tubahe n'inama, tujye inama y'icyakorwa kugira ngo ejo bitazongera kuba aho umugabo ashobora kwica umugore cyangwa umugore akica umugabo. Twaturutse muri kano gace, umurambo wa nyakwigendera umaze kugezwa mu rugo, abaturage bitegura kujya gukingura nyakwigendera, naho umugore we ndetse n'umukobwa bakekwaho urupfu rwiwe bari bamaze gutabwa muri yombi. Gusa nanone nk'umunyamakuru w'Ishangi Radio TV hari amakuru nabashije kumenya yuko ngo muri kano kagari atari uyu murambo gusa ubashije kuhagaragara kubera imibanire mibi y'abaturage cyangwa se imibanire mibi y'imiryango, ndetse ngo hari n'abandi bagiye bitaba Imana. Amakuru yacu reka tuyakomereze mu murenge wa Bugarama mu karere ka Rusizi, aho umusozi urimo gutenguka ukagwira amazu y'abaturage ndetse ukagwira abaturage barimo bigendera mu nzira bisanzwe. Nahazwi rero nko mu Bugarama muri site, ugeze muri gare neza ya Bugarama, umusozi ureba hejuru niwo urimo urariduka. Kugeza ubu ngubu amakuru dutangarizwa n'akarere ka Rusizi ndetse n'ubuyobozi bw'akarere ka Rusizi nuko harimo imiryango 21 yamaze kwimurwa ikurwa ahangaha, ndetse wenda abandi bakaba batarabasha kwimuka
bakaba wenda bataragerwaho n'ibi biza, ariko nabo bakaba bari mu bijyanye no gushaka uburyo bakimurwa ahantu, kuko ahantu umunsi ku munsi n'ubundi harimo harakomeza gutenguka. Ku makuru cyangwa se abaturage babashije kutugezaho nuko babyutse mu gitondo bagasanga ibi bintu byabaye, ndetse wenda bikaba ariko n'ubundi babona nkaho bitari buze kuba byakomeza, ariko nyuma yaho byaje gukomeza ndetse hakajya hava amabuye munsi mu nda y'ubutaka, ubundi amabuye akaba yo akomeretsa abaturage ndetse andi akagwira amazu y'abaturage, andi nayo agasakara mu muhanda. Cyane wenda ko hano mu Bugarama ni ahantu uri kumanuka ujya mu Bugarama, hejuru yaho ahazwi nko muri Nzahaha, ni ahantu hari ubuhaname bukomeye cyane, ndetse kandi umusozi waho n'umuhanda usanga umunsi ku wundi watengutse. Nubwo uyu munsi wenda hari gukorwa umuhanda, ariko n'ubundi hari hasanzwe ikibazo cyo kuba hatenguka ku muhanda wahangaha ugana nyine mu Bugarama. Ku bantu wenda mutahazi, ni ahantu hari ubuhaname bukomeye cyangwa se ni ahantu hari vari ndende. Ibi ngibi n'ubundi bikayobaye nyuma y'uko tubagejejeho inkuru yo mu karere ka Rusizi, n'ubundi aho umugezi wa Rusizi wagwiriyemo umusozi, ubutaka bwo mu Rwanda bukerekeza muri Kongo, bwamara kwerekeza muri Kongo ubundi amazi agafungirwa inzira n'umusozi ndetse n'amabuye yari kuri uwo musozi, ariko n'ubundi nyine bikaza kurangira amazi abuze aho anyura, yarangiza agakora ikiyaga. Ahangaha ho rero mu Bugarama umusozi urimo urariduka kubera ibibuye biri mu nda y'umusozi, n'ubundi bikazamuka, byamara kuzamuka byose bikiroha mu Bugarama, muri rompo yo mu Bugarama munsi hasi, aho hazwi nyine nko muri site. Ariko nanone abaturage bakomeza kuvuga yuko ibi bintu bitarahagarara, ndetse kandi byaje mu buryo nabo bwose batari bazi, ndetse kandi ngo si ibintu byari bisanzwe ko uyu musozi wenda waba uhurudukaho amabuye runaka. Ni ibintu byabaye rimwe, ubundi bikaba biramanutse, byamara kumanuka nyine bikaba byangirije n'inzu z'abaturage, nyuma y'uko nyine hari umukecuru n'ubundi wahaburiye ubuzima mu minsi ishize. Ejo bundi nibwo nyine yahaburiye ubuzima. Ibi ngibi kandi bibaye n'ubundi aho mu karere ka Nyamasheke naho hegeze kuba ikiza cyo kuba abaturage barabyukaga cyangwa se nko ku manywa bakajya bakabona umuriro watsa ahantu, nyamara nta n'umuntu uhacanye, ariko abantu bakaza kugira ngo wenda ni urugomo rw'abaturage babashije kuba bakora urugomo, ariko bagasanga n'ubundi ntabwo ari urugomo ruri kuhakorerwa, ahubwo ni imimerere y'ubutaka cyangwa se imimerere y'isi n'ubundi, cyangwa se ni uburyo buri kubaho nta muntu wenda ubigizemo uruhare. Tukaba twagaruka wenda kuko wenda muri kano gace ka Rusizi na Nyamasheke ari ahantu n'ubundi, cyangwa se iyi zone y'uburengerazuba ari zone iri hafi n'ibirunga, yaba ibirunga biri hano mu karere k'ibiyaga bigari nke, cyangwa se hakurya muri Kongo aho hari ibirunga. Ibi birunga rero wenda bikaba nabyo biri mu birunga biri gutuma wenda aha hantu hakomeza kuba umutingito, cyangwa se kuba wenda ubutaka bwakimuka cyangwa se bwahuruduka kubera imimerere nyine y'isi muri rusange. Njyewe ndi Clement Kwizera, ndabashimiye cyane uburyo mwabanye nanjye muri aya makuru, ndabashimiye kandi uburyo mwakomeje gukurikirana Ishangi Radio TV, Ishangi TV n'Ishangi Focus TV, ndetse kandi bibutse ko mudukurikirana kuri website yacu yitwa ishangi.rw. Imana ibarinde kandi ikomeze kubana namwe ibihe byiza. Ndabakunda cyane, ndetse nkunda n'uburyo mukomeza kudukurikirana gatanu kuri kagenzi kako. Imana ibarinde.